usanga dukwepana ahari weakness ntituhagaragaze ahubwo ugasanga turerekana ahantu hagaragara ku jisho ry'abantu burya ntabwo biba ari byiza. Bibiri na 21 kuri Iris Rwanda TV ni simusiga. Knowledge is power. Ubwenge n'imbaraga ni igikenya. Ubwenge bukora byose. Nabwo bwahuje abantu ndikoreye imbere yanjye. Mwabonye ikiganiro cyabo cya mbere. Meze muti? Neza cyane. Y'uburyo bwawe. Meze neza. Meze neza. Barashyigikiwe. Dadi umwe nare y'uburyo unareba ubumoso ibintu bitera isoni cyane. Exercise tureba n'akana ko mu jisho Agakuru ko mu jisho kukera akana mbese ubundi kuki bakita akana ko mu jisho abaza akabazo kamwe mwene n'urukundo ndi cyane twese turakundana aya rukundo ndi cyane uvuga ni yeri ya arukundo nese cyane gute ubundi cyane ubundi mama kabera iki abakuba mutegereza ko abasore basaba urukundo kuki dutegereza imbaraga zaho ntabwo z'umuco nyarwanda bavuga iki muri fati ya mbere niko se ko tuba tutakunze dutegereza ko baza tugaye nyine bava ngo ladies first ku kibo mutaba bambere. Ladies first where depends For what? I don't know. neza cyane Papa impano anyway nambaye neza. Murakoze cyane twambitswe na Iris Rwanda TV. Ibirimo neza. Isina amagambo. I'm loved. Maybe. Sigara. Ndakunze. Cyane. Aramanza ari ndakunze, yemeye ndakunze. Ese nibyo? Uramuzi? Rwanda badutumye mu tubabwire ngo barabakunda. Natwe turabakunda cyane. Muri couple y'umugisha kuri bo muri couple navuga ngo Imana yazanye kugira ngo mukore byinshi musupporting abakinyi ba filme umusanzu muduhereza umunsi ku munsi turabashimira cyane kandi uragaragara ari nayo mpamvu uyu munsi wa none dufite couple zimaze kugera muri enye hari no duherutse gushyingira mu minsi yashize kandi no muri kwa gatatu dufitemo ubukwe bwundi muntu dukina na filme byumvikana ko filme twatanye turi batoya ubu dutangiye kugenda dukura ubwo timu itangiye kugiramo abantu bakuze bubaka ingo ni ibintu byiza cyane. Mami ubyakira ute kwisanga mu mwambaro wa Iris Rwanda udahenze ariko ufite agaciro? Ni ishema cyane ni n'iby'agaciro ntabwo umuntu wese afite amahirwe yo kuwambara. Niyo mpamvu kwambara umwenda wa Iris Rwanda TV kuri njyewe ni inyungu kandi ntekereza ko ari n'umusanzu wanjye kuko uyu mupira aho nawubona ubitse cyangwa naho nagenda nkwambaye numva ko umuntu wese atekereza kuri Iris Rwanda so numva ari umusanzu. Ubukwe bwawe na mami bwabaye tariki zingahe? 26 z'ukwa 12. Mami tariki zingahe? 25 z'ukwezi kwa 12. Bivuze ngo ni difference y'umunsi umwe ku itariki y'amavuko no ku itariki cyane y'ubukwe. Aho sukundi bura mu bukwe ntimwakase umutima wa noza anniversaire mu bukwe wa anniversaire twawukase mbere ntabwo bigeze ukatwabwo wakaswe mbere anniversaire yabaye mbere ubukwe burahita buba yego buri gukebuha. Akigarukire ku mubano wanyu mwembi muri kwizihiza umwaka mumaze mukundanye gushaka n'urugendo rutoroshye kugira ngo umuntu afate icyemezo none umwaka ukarangira mubona uko mwari mukundanye kiriya gihe n'ubu uyu munsi wa none rwariyongereye cyangwa usa ubajije ndibwo
Wumva ari tayari. gushakana ni urugendo rutoroshye. Hanyuma mu gihe cy'umwaka tubona rwariyongereye cyangwa rwaragabanutse. Buriya akenshi uri mu bintu rero biba byiza iyo utabitakaje. Buriya urugo niwo mushinga wa mbere ukomera kandi woroshye. Biriyongera. Icya mbere hari ukushakana mukundanye, hari ukuza mukabyara mukundanye, none iyo mugize amahirwe hakabonekamo urubyaro, Imana ikabaha urubyaro, biba akarusho. Buriya akenshi abantu bashakana bashaka kunguka, bashaka kubona urubyaro. Imana rero iyo ibahereje urubyaro, urumva ntabwo wakereka umwana ko mubabaye, ahubwo mushimira Imana kandi mukishimira ko ibyo mwatagetingaga kugeraho mubigezeho. Ntabwo rero urushaka ari rubi, ahubwo ni byiza bijya mu bindi bikagenda byiyongera. Uko bwije uko bukeye ugenda ubona ibyiza. Mwabona ibyiza gusa mwungu ku rubyaro, impano aravuka. Komeza. Buriya none se si nuko twashakanye tungana. Ndabyibushye twese. Manike. Ntabwo ari maneke. Ntabwo ari maneke kuko nimba naramuzanye afite nk'ibiro 70, uyu mwanya akaba yiyongereyeho ibiro 3 cyangwa 5 cyangwa kimwe urumva mu myaka 2 bizagenda bite? Azabirangiraho ibindi 7. Uko biri kose rero turabikesha Imana. Mu mwaka ushize turashimira Imana ko twabonye ibintu byiza byinshi, kandi twizeye ko n'undi bizagenda neza. Ndagira ngo dutange isomo muri iyi minsi ya none, muri iki kinyejana turimo, usanga hari abantu bashaka no matagetinga hondi ikindi kintu, ubutunzi cyangwa se amashuri cyangwa se ikindi kintu, umwaka ugashyiraho kugira ngo celebrating umwaka bakaba bari gusaba divorce. Ndagira ngo hereze abantu isomo bameze gutyo, yaba batarashaka ndetse n'abamaze gushakana, uyu munsi none bakaba abana. Ugira isomo bahereza nka experience yo kubumaza umwaka bakora ngo bisubire inyuma, uyu munsi none twatwicaranye na madamu wawe, munezerewe mwishimanye, nejo tukazabona muri celebrating undi mwaka, nejo bundi gutyo uko umwaka ugiye kujya uraza. Ntabwo biba byoroshye, ariko byose ni intego. Ubundi mbere yuko umenya ngo ndashakana n'uyu mukobwa runaka, wabanje ugafata igihe cyo kumwigaho. Iyo mukundana bya nyabyo, arakwiyereka ntaho kwihisha, nawe ukamwereka ntaho umuhisha. Rero akenshi ibintu byeze mu rubyiruko cyangwa se mu bantu baba bari mu kigero runaka, usanga dukwepana. Ahari weakness ntituhagaragaze, ahubwo ugasanga turerekana ahantu hagaragara ku jisho ry'abantu. Burya ntabwo biba ari byiza. Rero uko byagenda kose, wenda nk'inama nshobora gutanga cyangwa se nk'impanuro, akenshi twakabanje kumenya ngo nimba ngiye kubana na runaka cyangwa se n'umukobwa runaka turi inshuti, ese mbere na mbere mateka ye nayahe? Birashoboka ko ashobora guhinduka, ariko wirengagiza hahise he, ahubwo ukarebana naho muriho mugana. Icya mbere ni wa muntu ushobora kukugira inama yubaka. Ntabwo ari wa muntu ugushaka amafaranga, ntabwo ari wa muntu uguhamagara ngo yewe ngo banyibye mpereza, oya. Akenshi umukobwa nyawe ubundi ujya no kumuhamagara, ajya kuguhamagara nkaho yakaguhamagara yagera agusaba, ahubwo akaguhamagara kubuza gutanga. Ahubwo ati nyabona reka ibi ngibi bishobora kuzagufasha ejo cyangwa ejo bundi. Buriya akenshi uwo muntu kandi nanone asenga Imana, yizera Imana. Biragoye kugira ngo umenye ngo nibyo koko cyangwa si byo, ariko uko biri kose burya umuntu ugukunda uramumenya, n'utagukunda nawe ukamumenya. Ikindi na famiye, burya na famiye zibigiramo uruhare. Ntabwo guhurira n'umukobwa mu kirere ngo uhite ufatira aho ngaho, ntabwo ari byiza. Buriya kenshi famiye y'iwabo ikumenye, mbere na mbere urebe uburyo kwishimiye, nabo barebe kandi ukuntu bishimiye. Rero nicyo cyadufashije
kuba yaraje mu muryango ugahita umwakira nk'umwana kandi nanjye bakanyakira nk'umwana, kuko ndibuka hari ijambo papa wiwe yambwiye twagiye mu rugo iwabo kwiyerekana, yarambwiye ngo ntuzaze ahangaha wumva ko uri umukwe, ubu uri umwana mu rugo guhera none, ntabwo uhabujijwe kuhagenda. Urumva icyo nacyo ni icyizere kimwe gishobora gutuma niyo na kamere yajya kuza uhita utekereza ukavuga uti burya wa mubyeyi hari ijambo yambwiye. Niyo mpamvu tudafatana nk'abagabo n'abagore, twahise tuvuga reka tugire famiye, ni mushiki wanjye tudahuje ababyeyi. baravuga ngo umubiri w'umuntu wuzuye amahitamo menshi. The life of people is full of many choice. How to choose freedom? Ni gute umuntu yahitamo ubwigenge? Rimwe na rimwe hari ibisubizo ubwanye mfite, hari inshuti, hari abavandimwe, hari ababyeyi mu buryo butandukanye. Wari ukomeje ku kintu cy'ababyeyi, mami wikundaniye na daddy, muhuye mu rukundo ariko ageze mu rugo ababyeyi babaye imbogamizi. Ni message turi guhereza abantu baduteze amatwi. Icyo kihe byari bugende nka gute? Cyangwa se watanga iyihe nama ku mukobwa n'umusore bibayeho bikagenda gutyo, barikundaniye bageze mu rugo ababyeyi ati pa ntabwo uri umusore tumushaka? Mwakoze. Akenshi hakunda kubaho kwibeshya. Ushobora kuba nkundana nawe nibyo, ankunda nanjye mukunda, kandi twumva dufite projet yo kubana nk'umugore n'umugabo, ariko burya urugo ntago ari abantu babiri gusa, urugo ni imiryango. Ikindi umubyeyi ni umubyeyi nyine, afite uko areba bitandukanye nuko njyewe ndeba. Impamvu yo kumumbuza ishobora kuboneka ikaba ifite n'imbaraga, kandi binakwiriye ko amumbuza bitewe nuko abona ko imbere hacu hatazaba heza cyane ndamutse mbanye nawe. Ariko icyo gihe yamumbuza ntago ari byo, akenshi turibeshya kumva ko baramumbujije, ntufate umwanya wo gutekereza impamvu yabyo. Ariko akenshi ku ruhande rwanjye cyangwa inama nshobora guhereza abandi, niba werekanye fiancé wawe mu muryango hakabamo akantu katari, ntibamwakirane yombi nk'uko bivugwa, hakabamo akantu ko kubanza kumwibaza first. Ugomba kubanza kubabaza kubera iki, kuki mutamushaka. Impamvu baguhaye nizo ziguha gutekereza cyane no kwiga kuri we kugira ngo urebe koko za mpamvu zishobora kuba imbogamizi kuba wabana nawe. Rero ntago wari ukwiye kubana n'umuntu umuryango udashaka ko wamukunze cyane, ahubwo ugomba kubanza kwibaza kuki namukunze bakaba bamumbujije. Za mpamvu nizo ugomba guha umwanya ukazitekerezaho ukazigaho kugira ngo nawe uzagire umunezero. Mushobora kugira umunezero muri babiri, ariko ntago wagira umunezero mama wawe ku bantu bafite ababyeyi urishima ugashimisha n'umuryango. Ikirenze kuri icyo, ntago umubyeyi akwifuriza ikintu kibi. Igihe cyose umubyeyi akumiriye ikintu runaka, jya ufata umwanya wo kumwumva no kugitekerezaho cyane kugira ngo biguhe umurongo w'ubuzima bwawe, kuko umubyeyi wese yifuza ko umwana wabaho neza. So wakwibaza kuki noneho bambujije ko Jado dukomezanya, hari impamvu runaka kandi itoroshye wakabaye ahubwo gutekerezaho cyane kuruta gutekereza ku rukundo rwanyu, kuko urukundo ni amarangamutima. Mwunganiye muri akenshi, niyo mpamvu na kera hari imico igenda iranga abantu cyangwa se nk'abanyarwanda muri rusange. Buri akenshi ufashe umwanya wo gusuzugura ababyeyi, mpamya ntashidikanya ko waba wibeshya cyane. Birashoboka ko nta mubyeyi washitamo kukuroha, ariko wowe inama yawe cyangwa umutima nama wawe ushobora kukuroha. Ushobora guhitamo umukobwa runaka, nyamara jyewe mpisemo kubyo ndeba, mpisemo kubyo ndebesha amaso. Ariko burya imiryango biba byiza iyo umuryango ugufashije ku gitekerezo, kuko ntabwo uzazana umugore utagira ibirori se ntibise iby'abantu. Impamvu byitwa ubukwe ni abantu, ntabwo abantu babiri muri babiri gusa, si impamya ko byakitwa ubukwe. Ariko muri iyi miryango yabashije kwicara, umuryango w'umukobwa, umuryango w'umuhungu. Niyo mpamvu mbona ko wenda mu bigize imihango y'ubukwe, final y'ubukwe runaka, niyo mpamvu hazamo bya bindi byo gufata irembo,
kujya gusaba no gukwa. Buriya bari ababyeyi uzumva mari umusaza avuga ati ntagarariye umuryango wa runaka, ko ari ukugira ngo imiryango imenyane yirebane, kuko ntabwo wajya gusaba mu muryango utaramenya, ntabwo bibaho. Rero numva umwanya munini hari uruhare rw'umuntu bwite, umwana uri mu rukundo, hakaba n'uruhare ariko rw'ababyeyi. Icyo gihe iyo ugiye kutumva impanuro z'ababyeyi ni hahandi ejo bikunanira bati twarakubwiye sha, sinzi rero ntabwo byaguhira cyane. Hari icyo bita urukundo mpano, rwa rundi rushobora gutuma umuntu afata icyemezo simusiga mu gihe abantu bikundaniye, ariko hakaza impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma batandukana kandi bo bikundaniye. Iyo bigeze mu rukundo mpano, ntekereza ko umusore ashobora gufata icyemezo cyo kubana na fiance we. Ese aho ngaho tuhagarutseho hari amakosa baba bakoze, birumvikana ibyishimo by'umuryango baba babibuze, ariko bagiye muri bya byishimo byo kubaka ari babiri. Ese koko hari ikosa riba ribayemo? Wakubaka urugo wowe n'umugore gusa, ubwo umuryango wawe ntago wajya ujye, abana bawe wajya ubohereza kwa nyirakuru gute? Ni hahandi mubaho mu buzima bwanyu mwenyine, ubwo icyo gihe mubana n'umuryango ubwanyu mwifondeye cyangwa se mukereye, kavuga ati twashakanye mu rugo batabishaka, twembi twihigira inshuti, ugasanga rero barihigira inshuti ariyo miryango. Ni hahandi birangira ugiye gutira so, bombeje ayo makosa, ukajya gutira umubyeyi ukavuga ati mbere umubyeyi, kandi urababyeyi urabafite ni bazima, ariko ugashaka undi mubyeyi uvuye ku ruhande. Ntabwo bibaho ko umubyeyi asimbura undi. Right. Mami, tugize gutya, abenshi bakunda kuva mu cyaro bagera mu mujyi, bakabaho igihe cyo gukora ubukwe bakazumva gusa ngo runaka azanye umugore cyangwa runaka ashatse umugabo, rimwe na rimwe adashaka no kugaragaza famiye ye aturuka ko ari mu cyaro, yageze mu mujyi yigira Kamugi. Message kuri abo bantu bameze urakoze cyane. Biranababaje, biratangaje ku muntu utekereza uzi ubwenge ukora ibyo bintu, kuko tutagiye mu bintu byinshi cyane utazava ntabwo amenye yajya. Ni ukuvuga ngo niba utari proud y'ahantu uva, naho ujya ntahahari, nta n'icyo waba ugiye kubaka, kuko naho nihatakunyura mu buryo bwawe naho uzahihakana. So uzahora mu buzima bwo kumva, bwo guhoraho wumva utishimiye mu ibyo urimo, n'ibyo uzajyamo n'ibitaba byiza n'ibyo ntubyishimire, nta kajagari mu mutwe. Njye ntabwo simbizi, numva umuntu umeze gutya aba afite ikibazo cy'imitekerereze. Kawambaye n'akantu kanditseho Jado. Ubibonye he? Jesus. Kuki ataba Jesus? Kubera ataba Jado. Ni Jesus. Utekereje icyo? Ntekereje Jado. Kubera iki se? Nese sinitwa Jado. We n'uruja. Wambaye mu ijosi. Oya, yambaye Jesus. Yambaye Jesus. Uramwambaye. Nambaye inyuguti, ntabwo nambaye umuntu. Ariko anamwambara. Nambaye inyuguti, ntabwo nambaye umuntu. Aya. Yambaye inyuguti ya J. Ivuze Jesus. Asumye ko mbona wajya murasa n'ubundi. Muravukana mu banyamuva mu ndi. Se yakubwiye ko ndi mushiki we tudoje ababyeyi. Mumbariza ibibazo bibiri ushaka. Kubera boss. Okay, yakaba ari utangira mbaza ko n'ubundi ni ladies first. No. Okay. Jado, ngiye kumbariza ibibazo bibiri n'abakubaza bibiri. Microphone. Rakoze cyane. Ikibazo cya mbere kiragira kiti, kubera iki iyo mbonye useka? Guseka ni iki? Nashaka kumenya kubera iki iyo mbonye useka. Mba nishimye. Aba wishimye. Ushimishijwe n'iki? Nyine uratwengeje. Ubwo mbese ndasekeje? Oya, ntagusekeje, ariko guseka ni ikirango cy'ibyishimo. Yego, ni kimwe mu bintu biranga umuntu wishimye. Urakoze. Ubwo ndasekeje, nicyo menya. Icya kabiri, mbere yuko umbona, mbere yuko duhura, mbese bwa mbere na mbere umbona, tugihura neza, tugihura
tutaramenyana tutaribwirana watekereje iki? ntabwo uteye ubwoba. Ese nari igikoko? Nabonaga uri umupapa uri naseriye cyane. Sanze ndenseriye? Nasanze utari umupapa ariko uri seriye. Si utayiwe mbaza. Ko nyuma y'ahangaha urabibuze? irahari. Iyo umbonye utekereza iki? Iyo nkubonye ntekereza iki? Sinzi uburyo wenda umbaza kukubonamo. Hari ukukureba physically nyine mu buryo usubiza uko ubishaka, biri physical cyangwa bindi biri emotional. Wowe iyo umbonye niki kintu uhita utekereza? Icyo mpita ntekereza cya mbere mpita mbona ko ndi kumwe n'umuntu wanjye w'ibihe byose. Ese mu gihe tumaranye umwaka n'iminsi 5 ukuntu wambonye ukimbona niko ukimbona cyangwa ari ikintu cyahindutse? Cyarahindutse kubera ko ubu ngubu uri umubyeyi. Nari mfite amatsiko yo kukubona uri umubyeyi. Hahindutse ubu wabaye umubyeyi. Oya, mu buryo nyine buri bugaragara. Bugaragara? Yego. Buryo bugaragara hari uburyo umuntu ko wamubonaga mbere, tuvuge wabaye umuntu mukuru, hari ukuntu umuntu akura niyo agenda gutyo ukabibona. Yego. Gusamara byararekeye. Narasamaraga. Ubu ngubu rero wabaye umuntu mukuru cyane. Abayiza hafa. Murakoze cyane. Njya mbona Jado ashobora kuvamo umwarimu mwiza. Ndiyumvamo. Wigeze ubaho umwarimu? Ntabwo nabaye umwarimu ariko ndi umurezi. Ntabwo nabaye umwarimu ariko ndi umurezi. Umwarimu ni hari uburyo ushobora gutanga impanuro cyangwa ushobora kwigisha abantu. Ariko nanone atari ukuri mwarimu mu buryo bwo kukibaho. Ntabwo ari uburyo bw'umwuga. Jado, inzozi zawe ukiri muto n'uyu munsi wa none wari ufite izihe nzozi? Ese zagezweho cyangwa ziracyari mu bitekerezo? Hari uko ubitekereza ko zizanagerwaho? Haracyari icyizere kuko ntabwo turasaza by'uko tutabigeraho. Ariko nka 60% kugeza wenda mu gihe runaka cy'imyaka runaka nzi neza ko nzaba narabigezeho. Mami, wakuze wumva uzaba iki? Umunyamakuru. Uri umukinnyi wa filime? Nari mfite kuba umunyamakuru, kuba umukinnyi wa filime no kuba umuyobozi. Yego, byari ibintu bitatu. None uri umuyobozi? Simbizi. Mutugane kuri Susa Garden mugubwe neza, urahasanga buri kimwe cyose wifuza. Ukeneye ahantu ho gukorera ubukwe cyangwa se wasohokera uri kumwe na famille yawe, aho kurara, buri kimwe cyose hari kuri Susa Garden baragifite. Iherereye mu Kizungu nyine aho ngaho hafi n'umugezi wa Susa. Dusange ku Rugano Virunga Palace nayo iri mu Kizungu. Tugane kuri Ripa Restaurant iherereye mu mujyi rwagati hafi na ADPR. Ni restaurant imeze neza, wabonamo buri kimwe cyose wifuza. Ikindi nakubwira nuko ufite umwana wawe ushaka ko yiga neza, mutware kuri Kingdom School, ubundi buri kimwe cyose kigende neza, yige neza kandi azavemo umuyobozi mwiza. Ndi hamwe na couple nibo bantu bantunguye cyane ba celebrating umwaka bamaze babanye. Nizere ko n'undi mwaka tuba tuba celebrating. Nta kabuza bizaba kubera ko tudapfuye ni bimwe mu bintu bimotiva abantu babana. Mami, kundi we muhanzi? Bravo. Dadu. Ntabwo nkunda umuhanzi, nkunda ubutumwa buri mu ndirimbo. Kundi ye ndirimbo? Indirimbo yose irimo ubutumwa ndayikunda.
waririmbiye Dada akaririmbo gato k'urukundo. naho arabizi ko ntazi kuririmba. ntabyo yishobore. Dadi we yabishobora. Dadi waririmbiye mama akaririmbo k'urukundo. Mbo kubera ibyo ari byo byose ikiganiro cy'ubutaha tuzabaririmbira. Tuzarepeta imihogo igororoke. Tugane ku musozo 2022 challenge. Muri abakatolike cyangwa se mufite iyindi religion? Turi abakristo. Wasomye evangelii ntagatifu cyangwa asomye Bibiliya? Byose byarasomwe. Yego. Wibariza kuri Bibiliya gato. Bishoboka. Igitabo cya mbere n'icya nyuma cyo mu Isezerano rya Kera. Igitabo Cya mbere n'icya nyuma. Yitwa ngo iki? Igitabo cya mbere mu Isezerano rya Kera. Ni Itangiriro. Ni Itangiriro. Icya nyuma icyo nzakigusubiza ubutaha. Igitabo cya mbere n'icya nyuma mu Isezerano rishya. Byashowe ni icya nyuma. Icya mbere ni cyo Dadi. Icyo nzi cyo nuko bikurikirana. Icya mbere mu Isezerano rishya gikurikirana n'icya nyuma mu Isezerano rya Kera. Tuzabibasubiza ubutaha. Ni kimwe muri iki? Hari ikintu bapanga mu Matayo, Mariko, Luka na Yohana, Yakobo n'Intumwa, barabana. Aya. Urumva nyine ni challenge. Ariko icyo tuzi cyo nuko icya nyuma mu Itangiriro gikurikirana n'icya mbere. Icya nyuma mu Isezerano rya Kera gikurikirana n'icya mbere mu Isezerano. Nimba bamenyuza bajyemo bareba. Bajye basoma. Dusure kuri Aris Rwanda TV urebe filime Ikiro cy'urukundo, urebe filime Our Heaven, ni filime nshyashya yatanye kujya hanze. Urebe filime Isano y'ibihe, Silent Killer na Darkness of Christmas, namwe mu mafilime yose anyura kuri Iris Rwanda, ndetse n'indi filime mugiye kubona mu minsi iri imbere ikinwe mu buryo bw'icyaro gusa. Ahandi tugiye kugaragaza ubuzima bw'abantu bavuka mu cyaro. Ikindi nababwira cyo nuko uyu mwaka wa 2022 ni simusiga ku bakunzi ba Iris Rwanda TV, ampereye kuri couple ya turi kumwe, mbijeje yuko buri mwaka abangaba muri kubona bazajya baza bakatuganiriza. Murabinyemere kubera ikigize buri mwaka. Kubera ikigize buri mwaka tukimugira ku none se ingo zigira ibihe. Munyongeze numvaga ko ano najya bawona mwisanzwe munyemereye buri kwezi. Tuguhaye ayo mahirwe. Abashimye uzajya ubitegura uzajya tubwira. Ariko ngarare turashimiye. Ni buri kwezi tugiye kujya tubaha ikiganiro batuganirize, bazahitamo content bifuza ko badutwarira bo, mukajya muyikurikirana kuri Iris Rwanda TV. Nibo bazihitiramo content mwumva mwakugishiriza abanyarwanda, abantu bakayireba bakaba attractive kuri yo, muzajya muri yiyoborera. Turabyemeye kandi turabashimiye. Mwakoze gushima. Mama impano na papa impano, hari ikiri ku mutima wanyu mwabwira abantu bari kutureba kuri kamera za Iris Rwanda TV? Ikintu kiri ku mutima cya mbere tugira ngo twifurize abanyarwanda bose muri rusange umwaka mushya muhire wa 2022, kandi uzababere w'ibisubizo, uzababere w'ibyifuzo, usubiza ibyifuzo byabo, kandi kiruta byose bazawuhahemo bawuronkemo, ubundi hamwe n'Imana bizagerwaho kubizera Imana bose. Ikintu nabwira abantu badukurikiye, umwaka mushya muri Abanyarwanda bose bari hanze n'abari mu gihugu, uzabere umwaka mwiza kuruta uwo basoje, bazabonemo ibyiza byose bifuza. Ikindi ndabasaba gusura Iris Rwanda TV, bagakora subscribe, bagakora share and comment, tugakomeza gutezanya imbere muri rusange.
mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu nakagaruka komeza uryoherwa na filime nziza ikiro cy'urukundo turi kubagezaho muri iyi minsi ariko kandi ntibagirwe gusura Susa Garden n'urugano Virunga Palace ubundi twizamukira Rubavu tuje kuryifi kwa West El Clasico Beach. Boneraho nakamenyesha ko kuri Susa Garden dufite promotion ya 20% muri iyi minsi mikuru kugeza ku itariki ya 2. Yego. Babwiye ko bazagusanga. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara nimero ya telefone ya Noella cyangwa se ugasura susagardens.com.